nanjye nitwa Jean Bosco Hakizimana, nkaba nkunda gukoresha cyane ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga, cyane cyane mu bintu bijyanye n'amafaranga y'koranabuhanga. By'umwihariko nkaba mfite n'itsinda rinini mpagarariye hano mu Rwanda ry'abapioneer, abantu bakora mining, bijyanye n'ubucukuzi bw'amafaranga y'koranabuhanga, cyane cyane kuri Pi Network. Ukora mining ya Pi cyangwa se wabuze ijambo ryitwa Global Consensus Value GCV. Iki ni igiciro cya Pi Network cyashyizweho na community y'abapioneers ku isi. Ni community y'abantu ba mininga Pi bishyize hamwe kugira ngo basenyere umugozi umwe mu guha imbaraga ndetse n'agaciro Pi. Igitekerezo cyo gushyiraho Global Consensus Value byari kugira ngo habeho igiciro kiri kuri standard cya Pi cyemewe gukoreshwa n'abayusers bose, abacuruzi ndetse n'ama-platform agiye atandukanye azifashisha Pi muri transaction zayo zigiye zitandukanye. Iyi community rero yaricaye maze ishyiraho igiciro ititaye kwihindagurika ry'ibiciro ku isoko, yo ishyiraho igiciro kiri fixed. Ubu Pi imwe bayihaye agaciro k'ibihumbi 314,159 by'amadolari y'abanyamerika. Uyu mubare usesenguye neza usanga ari umubare ugize agaciro ka Pi, dore ko mu mibare Pi ari 3,141,59. Uyu mubare rero niwo bahise bafata bakuramo akadomo, bavuga ko Pi agaciro kayo ari ibihumbi 314,159 by'amadolari y'abanyamerika. Iyi community iri ahantu hose ku isi ndetse ibihugu bigiye bitandukanye bigiye bifite n'abayihagarariye. Mu Rwanda hari abantu bagiye biyemerera ko bari muri iyi community ndetse bafite n'imirimo bashinzwe muri iyi community. Ese ninde wabashyizeho? Byatangiye bite? Koko se baratowe maze bashyirwaho kugira ngo bahagararire abamininga Pi bose mu Rwanda, cyangwa se ni inshingano bihaye, cyangwa se ni scam? Ibyo tugiye kuba turebera hamwe muri iki cyegeranyo. Nkubwira ni kanda subscribe niba utarayikanda, kande like maze uze gusharinga n'iki cyegeranyo kibashe kugera ku bantu benshi, twese hamwe dusenyera umugozi umwe. Ku ikubitiro umugabo uzwi cyane kuba ari muri iyi community yashyizeho GCV ni uwitwa Sebagande Samuel. Uyu nguyu bikaba bivugwa ko ari ambasaderi wa Pi Network mu Rwanda ndetse akaba ari na country manager w'abapioneers bose mu Rwanda. Uyu nguyu ari mu bantu bagize uruhare muri community ya GCV hano mu Rwanda, bagatuma Pi Network igera mu Rwanda kandi ikihuta cyane ku muvuduko iriho uyu munsi. Undi ni uwitwa Winnie. Uyu nguyu rero akaba ari marketing manager muri Baharat Shopping Mart, akaba ari ikamase ikomeye cyane hano ku isi, aho yifashisha Pi muri service zayo. Ni ukuvuga ngo ufite Pi zawe ushobora kuba wagura icyo ushaka cyose kuri platform yabo wishyuye muri Pi gusa. Uyu nguyu Winnie yakomeje akora ibikorwa bigiye bitandukanye muri iyi community nk'uko bigenda bivugwa, aho yafashije abapioneers kugera ku rwego bariho uyu munsi, bamwe abafasha kubona KYC, abandi abafasha kubigisha uburyo ba mininga ndetse anashishikariza abantu kugenda bazana abantu muri Pi Network. Ntago twakibagirwa undi wagiye amenyekana cyane witwa Olivier Ndatimana, akaba ari African Ambassador and Deputy Director wa International Trade Committee Pi Network. Uyu nguyu nawe akaba yaramenyekanye cyane mu bintu bya Pi Network hano mu Rwanda. Uyu nguyu akaba amenyerewe cyane mu bintu bya cryptocurrency, aho yatangiye gukora business za cryptocurrency mu kwa mbere mu mwaka w'2018 ndetse yaje kujya muri Pi Network mu 2020. Yagiye yitabira ama event agiye atandukanye ya GCV mu Rwanda, kandi nanone yagiye agaragara mu bikorwa bigiye bitandukanye byo kwamamaza no kumenyekanisha GCV muri Afrika yose. Aba bantu batatu mvuze bafatiye runini Pi Network community mu Rwanda, ndetse hari n'abandi benshi batandukanye ntigeze mvuga bagiye bafite inshingano muri GCV. Nubwo bafite izi nshingano zose, nubwo bagenda bakora ibikorwa bigiye bitandukanye byo gupromotinga ndetse no guhesha agaciro Pi Network, ariko aba bantu ntago bari official ndetse nta n'urwego ruzwi cyane rwa Pi Network rwaba rwarabashyizeho. Ariko urebye uko bakora, ni community bagiye bubaka nyine zikagero zigafata izina zigakomera, ndetse bakagira n'ibigo bigiye bitandukanye batangira gukorana nabyo. Ariko ibyinshi ibyo bigo ntago biri mu Rwanda, kuko mu Rwanda ntago Pi ushobora kuba wayikoresha muri transaction zigiye zitandukanye za buri munsi.
hano aba pioneers nababwira ni Pi Network izaba launched umwaka utaha muri Q1 nkuko byavuzwe na ba nyiri Pi. Ikindi nuko nababwira ko nta community yashyizweho na Pi Network ihari, ahubwo aba bose ari abagiye bikorera community zabo maze bakazigeza ku rundi rwego, akaba ariyo mpamvu tubumva uyu munsi. Ikindi nababwira abankurikiye mwese mu mining Pi, nababwira ngo aba bantu ntago ari abasikama, ariko nanone ntago ukwiye kubiringira wenda ngo ugire ikosa wakora wenda kubasharinga ama passphrase yanyu cyangwa se ama password yanyu, mbega amakuru y'ibanga kubijyanye na Pi ntago mwemerewe kuyiha aba bantu cyangwa se abandi bita ko bari mu makominote runaka ya Pi, kubera ko Pi ni ibanga ryawe ku giti cyawe. Nijya ku isoko ni wowe uzibikuriza, ni wowe uzikorera transactions zigiye zitandukanye ukoresheje Pi zawe. Kindi kujya muri Pi ni ubuntu, ni telefone yawe ndetse na internet, maze ukadownloadinga application ugatangira ukamininga Pi, nta kindi bisaba. Uzagira ikindi kinakubwira rero ukumva agamije indonye muri iyi business, uzamwita umusikama, ariko uzashaka kugufasha wenda kugira ngo ugire ubumenyi nta kindi kintu agusabye, uwo nta kibazo. Ubwira ni kanda subscribe niba utarayikanda, kande like maze uze gusharinga n'iki cyegeranyo kibashe kugera ku bantu benshi, twese hamwe dusenyera umugozi umwe.